muri ya myaka 7 rero ngize cya kibazo nibwo nahawe nyirizina iranyibwira yose. Imana irambwira ngo ninjye uguhamagaye kugira ngo uze kwiga nguhereza amawayiza y'umurimo wanjye uzakora ndetse n'igihe uzawukorera. Ndangije ndavuga ati ariko nubwo bigenze bitya, kwa data bahora barwana, kwa data bahora hashakirwa abagore benshi, kwa data twicwa n'inzara, kwa data ni ikintu gikomeye cyane. Noneho Imana irambwira hari utuntu tw'imigozi tumeze nk'amakamba ariya bakunze kuzirika kuri ariya amamodoka y'amakamyo atwara amasima. Iyo migozi niyo nabonye umuntu yagiraga gutya akanyuza gutya ku rukuta rw'inzu tukazamukiraho. Imigozi tuyizamukiraho, ngiye kubona mbona ngeze muri sare yari yicayemo umugabo munini mwiza muremure nawe wambaye ibishura by'umweru. Arangije arambwira ngo nintege ibiganza ngo kubera yuko ngo ngeze imbere y'Imana data wa twese waremye isi n'ijuru. Ndangije ndambura ibiganza, ariko mbirambura ndi mu byishimo byinshi cyane, kuko Imana numvaga uburyo ki twayivugaga mu isi, nkareba n'uburyo kinyigeze imbere, n'uburyo ki abagiye batwigisha batubwiraga ko nitugero tuzaruhuka. Numva ko naringeze aho nduhuka, ndishima umunezero wa mwinshi. Imana irangije inyandika mu biganza, ariko itarandika ngo ikozeho ikaramu. Nkugize uwo gukomeza isezerano, nkugize umucamanza uzicara ku ntebe ya cyami ucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Irambwira ngo nutamera nk'abandi bahanuzi ndetse n'abandi bigisha bose, nzakugira umugenda ntemberezwa inyereka imidugudu, amazu meza. Imidugudu ya hehe utemberagwa? Iyo midugudu ya hehe? Ni mwijuru, mwiyo si y'umwuka twari turimo. Very sure. Yego, mwijuru. Ijuru. Hari hameze hatari none? N'ahantu hatari izuba ryinshi, hatari umuyaga mwinshi, n'ahantu ugera. Tubaye kazi mwebwe mwese mukurikiye gusengerwa aka kanya. Ngewe ugiye kubaganiriza ndetse no kubakirira umushyitsi dufite kuri uyu munsi. Ni Dieudonné Imana ishimwe. Tugiye kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana, akaba ari umuhanzi, ariko tugiye kuba tuganira ku buzima bwe, aho yavuye kugeza aho ageze kuri ubu ngubu, amavu n'amavuko ye. Hari ukuntu umuntu agenda aca mu bihe bikomeye, bikaba byadusigira isomo rikomeye, twabivanamo ubuhamya bwe bwatuma butwereka inzira dukwiriye gucamo, cyangwa se bukaduha inzira nyakuri twakabaye ducamo. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kutwakira. Watangira twibwira. Murakoze. Amazina nitwa Irankunda Theogene. Yego. Nkaba ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR. Paruwasi yanjye ni Bugarama, mu karere ka Rusizi. Itorero ni irya Kibangira. Nkaba ngeze hano rero kugira ngo tuganire, ariko by'umwihariko nkaba ndi n'umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, nkaba n'umuvugabutumwa. Ariko uyu munsi wa none nkabanje kugira ngo dusangire ubuhamya bw'ivuka ryanjye ndetse n'ikura ryanjye, uburyo cy'Imana yagiye ibana nanjye. Yego. Mbere yuko tujya aho hantu gatoya, ndifuza ko utubwira, ariko mbere yuko nanone kandi dutangira ubuhamya neza, ndagusaba kugira ngo dusenge twumve. Turagize Imana iki cyiciro tugiye kujyamo, kuko ni byiza ko turagize Imana. Iki kiganiro tugiye gukorana, tugiye kugirana aka kanya. Murakoze cyane. Reka twubahe Imana dusenge. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo, reka tugushimire kuko uri umwami w'amahoro, wagize neza uduha ubuzima kugira ngo Uwiteka Nyiringabo butubesheho muri iki gihe tubwirize n'abandi batarabugira. Ntabwo ubuzima tuvuga ari uko umuntu ahumeka, ahubwo ubuzima buzima nuko umuntu ameneka muri we, akamenwa n'ijambo ryawe, maze akagira ibyo amenya,
akagira ibyo asiga. Ubwo nibwo buzima rero waduhaye kugira ngo Uwiteka tubukumbuze abandi nabo babushake. None uyu mwanya turi imbere y'ubwiza bwawe kubw'iki kiganiro cyiza cy'ubuhamya tugiye kumenyesha abavandimwe badukurikiranye, Uwiteka Nyiringabo, kuri ugusenga rwa kugira ngo buri muntu wese agira hava agire ndetse n'ahagera. Ngwino rero dushyigikire kuko imirimo yose tuzi neza cyane ko ari wowe uyijya imbere. Bana natwe, intambwe zacu ni ngufi ariko dushobojwe nawe ziba ndende. Ngaho rero twambika imbaraga twebwe twese, Uwiteka Nyiringabo, ari njyewe ndetse n'umugaragu wawe Dieudonné. Reka uduhereze support yo kugira ngo tubikore neza, kandi n'abadukurikirana bose nabo banyurwe nabyo. Uwiteka bahindukire abari mu nzira zitari nziza, bagire aho bava, kandi ndetse nabo watabaye nabo bakaba bari kugenda batakaza ibyiringiro ndetse n'imbaraga zaho wabakuye, bongere bagaruke basubire mu nzira nziza. Urakoze, turagushimiye rero ko udushigikira ugatangirana natwe muri byose, ugasozanya natwe ku bwa Kristo Umukiza wacu. Urakoze, amen. Amen. Urakoze cyane Theogene, watubwiye ko ukomoka Rusizi na byiza, ariko utubwire n'ubuhamya bwawe ugiye kutubwira, ariko natubwiye itorero ko ari itorero ry'i Rusizi. Aha ni Kigali, ntabwo ugeze wiyanzuza. Murakoze cyane kunyibutsa. Ntabwo ndiyanzuza, itorero ryanjye ndarikunda, ariko kenshi cyane nteranira ahantu bita Karama, niho nteranira, ariko nyirizina ibyangombwa byo kugira ngo mbashe kuba nakora umurimo mu itorero aho ndi ntabwo ndabizana. Kozi w'Imana turi kumwe, akaba yitwa Theogene. Twatangira utwibwira noneho neza cyane, ati Theogene yabayeho atya, aza kuba umukristo gutya, tubwire. Theogene rero ni umukristo, ariko ni umukristo wavutse mu rugo rudashyitse. Yavutse ashyitse, ariko ubuzima agezemo bumwakiriye buba ni ubuzima budashyitse, nirwo rwa rugo rudashyitse. Mu by'ukuri ndazamukaho gakeya, iwacu bari Abadiventiste, ariko data ntabwo byatumaga atinywera inzoga, yari n'umuririmbyi, ntibyatumye atishakira abagore benshi rwose kugeza na n'uyu munsi. Ariko kuko Imana yari yaramaze kubona ko ndi umuntu ushyitse, bwa buzima budashyitse nagezemwo bwanyakiriye, bwaramfashe, burambabaza, ariko Imana ibasha kureba mu igenamigambi yayo, noneho ingarura mu buzima. Ariko kugira ngo mbe muzima n'ubundi, urugendo rw'abaye rurerure ku buryo naje gufatwa n'abadayimoni. Gato tutihuta gato, yatubwiye navutse, mwavutse muri bangahe, muza kugira gute kugira ngo we papa wawe ari umudivantiste nawe waraje kuba umurokore? Dutangirira aho ngaho neza kugira ngo abantu bamenye neza idonito. Yego, murakoze cyane. Twavutse turi abana 6. Noneho iwacu haje kuvuka inda irimo 2, noneho baba 7. Impanga muri make. Impanga. Yego. Ariko umwe yari umukobwa wankurikiraga, we yaje gupfa, noneho hasigaraho abana 6. Muri ba 6 nabwo umwe muri ba bandi 2 b'impanga, umwe nawe yaje gupfa, hasigara abana 5 muri rusange. Ubu twese turiho turi 5. Noneho muri ba bana rero, wavuze ati wavutse ute, byagenze gute? Ubundi ni ukuvuga ngo data yazanye mama yari afite undi mugore. Ubuhamya muri buze kumva mu ijambo rivuga ngo ese wavutse nk'uko navutse? Ese waba warashatse nk'uko mama yashatse? Mu by'ukuri ni inzira ndende, ni inzira ikomeye, ntabwo byose turi buvuge ngo tubirangize, ariko turi buze kuvugaho agace gatoya ku buryo Imana yatubeshejeho kandi tutari dukwiriye kubaho kugeza na n'uyu munsi, twese uko turi abana 5 abo kuri mama wanzwe, watawe, wateshejwe agaciro, washatse mu buryo bubabaje buteye agahinda. Ubu turiho kandi buri muntu wese aritunze kubera Yesu wabashije kutugarukaho. Yashatse mu buryo buteye agahinda gute kandi
ni umugore wa kabiri, turabizi ko mu Rwanda hari igihe byabagaho yego yego. akaba ari umugore wa kabiri. Byaje kugenda bite ku buryo uvuga ko ubuzima bwari bukomeye, bwari nababaje? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mama na data twari dufite marume, noneho yakundanaga na data. Data ntiyigeze yerurira marume ko afite undi mugore, ahubwo bakoze tekinike. Twabaga ahantu bita ku Gikongoro. Marume apanga ibyo apanga na data, bagenda bagiye gutegereza mama bari buhurire mu nzira. Abantu bahazi busimpibuka, ariko ndumva na ahantu bita mu Wabakara, ahantu hari ikigo cy'amashuri. Noneho igihe mama ageze imbere ya data na marume, mama aramutsa papa. Mama ari umukobwa, papa ari umugabo, ariko babakiye mitifu na marume. Aravuga ati wowe numara kundamutsa turi buze gukomeza imbere ho gatoya, noneho nge ndahita nihisha, ndagenda nk'ugiye kwihagarika, noneho uze kuza ugaruka umusanga ahangaha ntegereje, nge ndahita ncomoka nigendere, noneho wowe uze kuza uhita umujyana. Uko niko mama yashatse. muri bake baramuteruye. Ni ugushimuta, si uguterura gusa, ahubwo ni ugushimuta, kuko marume yagiye nk'ugiye kwihagarika. Noneho mama asigara ahagaze mu muhanda. Hepfo no haruguru yari amashyamba. Imihanda ya kera uzi ko nta mashanyarazi yagiraga, kandi byari bigeze ngo mu masaha ya 12 zirenga, nta mazu yari ari hafi aho. Noneho igihe amaze kugenda amara nk'iminota nka 15 mu gihuru mama ategereje, wa mugabo nawe aza kuza amusanga ahahagaze. None haramubwira ati rero nge naragukunze, nabuze uko mbivuga, ubu musaza wawe yagiye, nushaka uze tugire gute, tugende kuko nta uhari, twabipanze. Abona saa moya ziramusatiriye, abona ntasubira inyuma, n'imbere hajya ntahazi. Mama yemera gutyo, data mutwara gutyo, ntiyamubwira ko afite undi mugore. Bageze mu rugo, agiye kubona uwamwakiriye, bajyaga baduha amakuru rwose, na ba nyogokuru twagiye tubayo bakaduha amakuru ko byagenze. Noneho mama agezeyo, agiye kubona abamwakiriye, abona ni mukeba. Ahashatse iryo joro yaharaye, ijoro rya kabiri yaramukubise. Urumva? Yaramukubise. Mama atangira kurira. Aravuga ati nzize musaza wanjye. Ariko sintekereza ko marume nawe ari uko yabaye mubi, ahubwo bitewe nuko yarabanye na data, ndetse nuko yifuzaga ko mushiki we yabona umugabo. Muri make bo bumvaga iyo ariyo nzira nziza. Abona dore ko kera baguraga abageni inzoga, yamugurira icupa rwose akumva ibintu bigenze neza, umugeni akaba arabonetse. Muri make nubwo byise gushimuta, ariko ubundi mu Kinyarwanda cyiza babyita guterura, niko babyita. Iyo bakujyanaga nyine ngo babaga guteruye, ukazajya kwirega nyuma no kureka ukuntu bigenda. Nyuma y'ibyo rero utubwiye uburyo mama yashatse, wowe waje kuvuga ute? Nge rero navutse ndi umwana wa kabiri mu bana b'iwacu. Watubwiye ko mwari 7? Yego. Muri abo 7 se, aho mwavukanaga nawe bwite ni bangahe? Abavukanaga na ku wundi mudamu ni bangahe? Abo 7 nabo tuva mu nda ya data, dusangiye data na mama. Mama niwe mugore wihanganiye imibabaro. Abandi barazaga, umwe akaharara 2, yabona umuhini umurembeje, bugacya yikorera agasafuriya akakigendera. Uwo wundi se yasanze we ntabwo yabyaye? Nawe yarabyaye. Ntabwo abana b'iwacu ntabwo nababara. Nakubeshye ngo ndababaze sinabamenye, kuko na n'uyu munsi ubu nicaye aha, undi aravutse. niba undi atavutse,
azavuka ejo. Kubera ko impamvu mbivuga, navuga ngo Imana yangiriye ubuntu. Wakwibaza ngo Theogene ni muntu ki? Wakwibaza ngo ese uyu mwanya ahagazemwo icyo Imana imugambiriraho ni igiki? Ariko ikingambiriraho nicyo yanditse muri cya gihe nari mvutse mu gihe ndi umuntu muzima ariko nkavukira ahantu habi, cyangwa se mu gihe nkavuka mu gihe kibi kandi nkanavukira ahantu habi. Icyo rero Imana yakimvuzeho, ariko nuvuga ngo abo bana bose nk'uko wari ubambajije ntabwo nabamenya none afite umugore ejo azana undi, ejo bundi akazana undi, kandi uwo ashakanye wese akagenda abyaye akanamusiga, akasiga mama wawe akahasigara. Yego, akahasigara. Uwaje kuvuka ute noneho? Ukuntu naje kuvuka rero, naje kuvuka ndi umwana wa kabiri, umwana wo kuri mama na data w'imfura ni umukobwa. Dore ko mama yaje no gupfa, uwo mukobwa mwita mama. Ni mama kuko asa na mama ndetse kandi yandereye n'abarumuna banjye. Uburyo navutse rero ntabwo mbutindaho cyane, ahubwo ndaza kuzamuka ngere mu myaka 7 niho naje guhabwa amakuru y'uburyo kinavutse nyahawe n'Imana. Naravutse mu myaka ntamenya, noneho Imana irankuza ngeze mu myaka 7 mfatwa na bwa burwayi navugaga bw'abadayimoni. Ndabwita abadayimoni kuko nari nicaye ku mashyiga hari kwa masenge, noneho numva ngize isereri, njya mu nzu ku gitanda ndaryama. Nkimara kuryama numva ikintu kiranteruye ikinkubise inyuma y'igitanda. Kuvuga ubwo ngubwo nahise ngenda nimuka mu isi. Ururimi rwaje gusohoka rukora ku mucondo, masenge arabivugana n'uyu munsi waracyariho nagira ubwo buntu. Ureba n'amaso yawe se? Oyange nari nimutse, ntabwo nari mpari. Urimutse wagiye mu isi? Nari nagiye mu isi y'umwuka, ntabwo nari nkiri mu isi y'abazima, ubwo bamfataga nk'umuntu wapfuye. Ahubwo aho ngaho niho wasobanura. Urumva wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? 7. Umera nk'umuntu wapfuye, ururimi rurasohoka. Yego. Ururimi runguru dukoresha? Urunguru dukoresha rurasohoka rwose, rurakururuka rugera ku mucondo. Noneho abarokore naje kubakunda cyane, kandi nari umunsi ndacyabakunda. Imana yabakoresheje imirimo n'ibitangaza. Hari ku itorero uyu munsi ryitwa Gikunda Mvura, Mutonga, paruwasi ya Gikunda Mvura. Utaragira aho ngaho ku barokore, rwavuyemo rugera ku mucondo bitewe n'iki? Bari bakuruze? Wari urwaye? Byari bigenze bite? Ni abadayimoni bamfashe. Buretse ko nyuma haje kubaho utuntu tw'intambara hagati y'amasenge na data. Data ati ni abazimu b'umugabo wawe bazutse bamufashe. Masenge nawe ati ese bamufashe ngiye ko ari njye uhora umutwara kumusengeshereza, aya mezi yose namusengeshereje, nari kuba ari njye wakoze iryo barankirwa musengeshereza. Ariko kwari kwakunda amakipe ari guhangana ataramenya uwatsinze cyangwa se n'utsindwa uwo ari we, ngewe nyiri ubwite Imana yari yamaze kunyihera amakuru. Icyo gihe rero ngenda, Imana yaje kumpa amakuru, nabonaga ndi ahantu heza cyane. Yaguhaye amakuru ufite imyaka se? Imyaka 7. Ni n'ubwa mbere mbivuze, nta muntu wari ubizi. Gute? Dore ukuntu yampaye amakuru. Ubundi byatangiye nari ndi muri Cold March. Noneho nkajya ngira inzozi. Hagira inzozi ndi gukina umupira ngatsinda, kandi ndi gukina n'abakinnyi bakomeye. Nkakina umupira nkatsinda. Noneho nkaterura ibiti by'ingiga zinini cyane, nkabona ndi kuziterura n'imbaraga, nkazikorera nta muntu nkoreye. Nkagenda nkabona ndi kuzirunda ahantu. Icyo gihe niho byaje, icyo gihe ni nayo korari naririmbyemwo. Imana igihe nishyiraho umwuka wayo, ariko ikambwira ngo ceceke. Muri ya myaka 7 rero ngize cya kibazo, nibwo nahawe nyirizina iranyibwira yose. Imana irambwira ngo ninjye uguhamagaye.
kugira ngo uze kwiga nguhereze amawayiza y'umurimo wanjye uzakora ndetse n'igihe uzawukorera. Ndangije ndavuga ati ariko nubwo bigenze bitya, kwa data bahora barwana, kwa data bahora hashakirwa abagore benshi, kwa data twicwa n'inzara, kwa data ni ikintu gikomeye cyane. Noneho Imana irambwira ngo biriya ntabwo biteye ubwoba, icyari giteye ubwoba ni uko ubugingo buri muri wowe wari kububura. turi aho ngaho, uba ufite imyaka 7, wagiye mu rusengero ryari ku buryo uza gusobanukirwa ko ari iyerekwa? natangiye kujya nsenga kore dimanche mfite imyaka 6 nibwo twari tukiva ku Gikongoro. intambara iri kugenda irangira. Noneho icyo gihe ku buryo nkigera mu rusengero, uzi ko abana baba bakunda ikintu, mbega inyigisho z'abana. Yego, mu nyigisho z'abana byari muri rusengero ADPR cyangwa Abadivantiste? ADPR. Mama wawe yari umwadeperi cyangwa? Impamvu aho nari, murakoze cyane, reka mpavuge neza. Aho iwacu nababwiye ko bari Abadivantiste. Naje kuhava rero kwa kundi umwana ajya mu muryango, njya kwa masenge. Bo bari barimutse bava ku Gikongoro kera bajya mu Bugarama. Noneho ubwo njyayo iwacu umva ko bari bagihanga ubuzima ariyo bakimuka, njya kwiberayo. Masenge yari umwadeperi, nanjye nk'umwana mpita nkurira mu bwadeperi, ntangira gusenga. Imana iba ariho yongera kunyiyereka ko yangabire nyifite yayimpaye. Tumva aricyo gisubizo. Utangira gusenga aho ngaho. Yego. Noneho tubwire, ugeze mu iyerekwa, noneho utangiye kwerekwa, watangiye gusenga afite imyaka 6, ukorera muri Ecole de Dimanche. Ibyo bintu bikubaho usenga ariko wararotaga, nyuma byaje kugenda biterera? Nyuma rero y'aho ngaho kurota nabivuze, nyuma y'uko mvuye muri navuga ngo ni nko muri rwa rupfu, nzutse nakomeje gusenga. Utaragera mu kuzuka, ururimi rukiza rukagera ku mucondo, iryo yerekwa ryatangiye rite? Yerekwa uko ryatangiye, nagiye kubona mbona ndi kumanuka umusozi. Noneho wa musozi nkajya mbona inzira imanuka ijya ku nyanja. Ngeze ku nyanja mbona abantu barimo baroga bakarohama ari benshi. Noneho mbona hakurya y'inyanja hari umusozi muremure, mbona hariho umugabo wambaye ibishura by'umweru. Wa mugabo arampamagara, hari kure ariko yaravugaga ijwi rikaza rikagera mu matwi yanjye. Arambwira ngo ninjire mu nyanja noge nambuke, kugira ngo ninambuke iyo nyanja menye ko ngomba kuzayambutsa n'abandi. Ndoga maze koga, ngeze hakurya amfata ukuboko aranzamura, duca ahantu hakomeye cyane, hakomeye ku buryo hari utuntu tw'imigozi tumeze nk'amakamba ariya bakunze kuzirika kuri ariya mamodoka y'amakamyo atwara amasima. Iyo migozi niyo nabonye umuntu yagiraga gutya akanyuza gutya ku rukuta rw'inzu tukazamukiraho. Imigozi tuyizamukiraho, ngiye kubona mbona ngeze muri sare yari yicayemo umugabo munini mwiza muremure, nawe wambaye ibishura by'umweru. Arangije arambwira ngo nintege ibiganza, ngo kubera yuko ngo ngeze imbere y'Imana data wa twese waremye isi n'ijuru. Ndangije ndambura ibiganza, ariko mbirambura ndi mu byishimo byinshi cyane, kuko Imana numvaga uburyo ki twayivugaga mu isi, nkareba n'uburyo ki nyigeze imbere, n'uburyo ki abagiye batwigisha batubwiraga ko nitugero tuzaruhuka. Numva ko naringeze aho nduhuka, ndishima, umunezero wa mwinshi. Imana irangije inyandika mu biganza, ariko itarandika ngo ikozeho ikaramu, sinzi akantu gato nakoze, ihitireka kwandika.
ndikanga ndavuga ati mbabarira, kubera ko yari imaze kumbwira ko igiye kunca imanzi mu biganza. Ndavuga ati mbabarira, ntekereza ko ari icyaha cyangwa se ari kwa kundi umuntu amara kwambara imbaraga z'Imana, Imana imaze kumugira neza akava mu buntu bwayo. Imana ishobora kuba yaragize iryo hishurirwa ryayo ikabona nubwo igiye kumpa umugisha ariko nshobora kuba nazahinduka. Ndapfukama nyisaba imbabazi, irambwira ngo ngaho tega, yandika mu kiganza, irambwira ngo nkugize uwo gukomeza isezerano, nkugize umucamanza, uzicara ku ntebe ya cyami ucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Irambwira ngo nutamera nk'abandi bahanuzi ndetse n'abandi bigisha bose, nzakugira umuntu ukomeye. ibyo bikubwiye ufite imyaka 7. komeza. Icyo gihe imaze kubikora ndishima ndanezerwa. Ndagenje ndayibaza ati none se wambabariye nkaguma hano? Irambwira ngo ntabwo waguma hano, igitumye usuko haye amavuta, igitumye nkwimitse no kugira ngo uzagende utunganye bidatunganye nawe. Ndayibaza ati none se umbwiye kuzangirira neza Mana, ni byiza kuzi ko inzara tuyifite iwacu, kuzi intambara ziri iwacu, ariko ukabuzi ko kuva mu buhinja bwanjye nezerwa. Icyo gihe sinzi uko byagenze, ariko mu rusengero ubundi nakundaga kubyina, aho nicaye nkabyina, aho nicaye ukajya usanga nivugira utuntu twiza nyine tujyanye n'ibintu bya muzika. Noneho ndayibaza ati uzampa kuririmba se ko mbikunda? Muri iyo myaka 7 irangije irambwira ngo nguhaye ibihimbano by'umwuka mu kanwa kawe, ariko nzakunyuza mu ishuri ryabyo. Igihe cyabyo ntikiragera, kandi nibi nkubwiye gukora igihe cyabyo ntabwo kiragera. Umanuke ugende unyure mu mashuri nk'uko wari usanzwe yarimwo, wayatangiye wayavukiyemo. Igihe cyo gukora nikigera nzakubwira, kandi nzongera nkwiyereke ngo uhamagare nk'uko n'ubundi naguhamagaye. Ibyo byose rero bimaze kurangira, habayeho gutembera, agenda ntemberezwa, inyereka, imidugudu, amazu meza. Imidugudu ya hehe watemberagwa? Iyo midugudu ya hehe? Ni mu ijuru, mw'iyo si y'umwuka twari turimo. Very sure. Yego, mu ijuru. Ijuru. Hari hameze hatari none? N'ahantu hatari izuba ryinshi, hatari umuyaga mwinshi, n'ahantu ugera ibitekerezo byose byari bikurimo byose ukumva mbega uri umuntu utunganye, wagira ngo hari mashini igupakururamwo ibindi bintu byose, izindi mbaraga zose wari ufite zose zikagushiramo, ukumva uri umuntu wuzuye umunezero, uremwe mu munezero, uri kugenda mu munezero, ubuzima bwawe bwose umva ari umunezero, nta birantega, nta n'ahantu hatuje, hatari urusaku, n'ahantu hatari urujya n'uruza rw'abantu bafite akajagari, n'ahantu ushobora kugenda, ahantu ufite abamarayika bakurinze, n'ahantu utagenda wenyine, n'ahantu utavuga utahawe ijambo, utavuga udahawe ijambo, mbega n'ahantu. Ko ufite imyaka 7 washobora gusobanukirwa niba ari umumarayika cyangwa atari umumarayika? Natangiye nkubwira ko ubwayo yanyibwiriye, irambwira ngo ugeze imbere y'Imana Data wa twese waremye isi n'ijuru, kandi no ku nyanja. Nakubwiye ko nabonye umugabo wambaye igishura cy'umweru, arambwira ngo manuka woge wambuke, kuko numara kwambuka nawe uzambutsa abandi. Yego, tuzamukana imisozi. Bivuze ngo rero ibyo nahabwaga narinze abari kubimpa baribo. Yego, ku myaka 7. Iryo yerekwa ukimara gutambagizwa ijuru hakurikiyeho iki? Icyakurikiyeho yaje kunsezerera, irambwira ngo ngiye kumanuka njye kwiga, nkomeze ishuri nk'uko narivukiyemo. Igihe nikigera cyo gukora ibyo yambwiye yanyeretse, nabwo izaza inyiyereke, yongere impamagare
imbwire ko igihe kigeze cyo kugira ngo ntangire kuvuga no gukora ibyo yambwiye. ryari iri shuri bwoko ki iryo shuri yakubwiraga? Ishuri rero nakubwiye ko nayibajije niba izampereza kuririmba kuko nabikundaga. Ikindi niba icyo kintu cyo kubwiriza ubwoko bw'Imana nzabasha kukigeraho. Ahubwo iryo shuri uburyo naje kurigeramwo ntabwo ryari ishuri uvuga ngo nzajya mu ishuri aya mashuri twiga muri iyi si y'umubiri. Ni ishuri ryo guhura n'ibigeragezo, ni ishuri ryo guhura n'abo twita ba mwarimu, abo abandi bita abanzi. Bara ntabwo ari abanzi, Imana yarambujije irambwira ngo nta mwanzi n'umwe uretse Satani wihishe muri we, ahubwo bariya ni ba mwarimu. Abo nahuye nabo benshi kandi ndacyahura nabo. Abanzi ni ba mwarimu? Ba mwarimu ku mugenzi ujya mu ijuru. Hari umuntu wakumva akavuga ngo se uyu muntu ibintu ari kuvuga arumva ari byo arakomeye. Ni gute wita abanzi wakuroze cyangwa wagutoteje ukamwita ko ari umwarimu wawe? Dore impamvu umuntu wakuroze ari mwarimu wawe. Njyewe nditangiraho urugero kuko mwayo mashuri nyine nakubwiye ko nahuye nabo. Ahantu nari maze kuzana umugore, Imana yaratangiye kunkoresha ndi umuhanuzi impanura, ndetse kandi n'ubutumwa ngenda nkabuvuga. Afata misiyo yo kundoga nge n'umuryango wanjye. Arangije baramutuma, nari ndi guhinga mu gishanga, imvura iragwa, umuntu bahaye misiyo azaje kugama mu rugo. Ajaje kugama mu rugo, madamu ajya kureka amazi, gutega amazi ariya yo ku mabati imvura iguye, amusiga mu nzu ngo yugame. Twabaga mu kazu kari hejuru ya tuwarete, kari icyumba na saro, ariko saro yari iri hejuru ya tuwarete, yari yometseho gutya ku buryo umuntu ajyaga muri tuwarete yakandagira gutya nyiramubandi kavuga bikumvikana. Noneho abonye agiye kureka, urumva ko inkono ubwo yari iteretse ku mashyiga, abafasha uburozi asutse mu bishyimbo byari biri ku nkono. Arebye imboga umugore yasigaje yari yanzaniho mu gishanga, mu cyumba aribese naho asutsemo. Noneho igihe ndi mu gishanga umutima urakubita, Imana irambwira ngo watewe. Ndazamuka ngeze mu rugo mbaza umugore ati hano nta muntu wahaje. Ubwo hari amakuru nari mfite Imana yari yampaye. Arambwira ngo yaje. Amaze kuza, Imana yari maze iminsi imbwira ko indinze isahani y'uburozi n'umuryango wanjye. Amaze kumubaza arambwira ngo yaje, ambwira uburyo byagenze n'ibiki byose. Okay, ndatuza. Mundi mwanya undi mutima urakubita, njya kureba mu nzu, nawe sinzi uko byagenze, abapfunduye inkono, suko amazi ashyushye nyine ibishyimbo, yongera ateke nyine nuko asanga ibishyimbo bimeze nk'ibyasutswemwo nani, hari umuti w'umukara wagira ngo ni godro, basutsemo ariko umwe wica. Tiyoda cyangwa tiyoda se? Ntabwo mbyibuka neza, ariko no uri muri buriya bwoko bw'amaside. Bw'amaside. Noneho tukireba duhamagara abaturanyi, barebera bati ahubwo muri abarame, dore iyi ni aside basutsemo hano. Ibishyimbo byabaye umukara, intoryi ku mboga zari zikaranze zabaye umukara. Noneho byari bigeze mu masaha ya 12:30 z'umugoroba. Turavuga ati, baratubwira ati izi nkono ntimuzitekemo, turazisohora tuzikingirana mu gakoni. Mu gitondo tubyereka abantu bari baje mu itsinda aho hantu ku muntu wari uducumbikiye. Baratubwira ati uyu muntu yashakaga kubicanga bamare. Bahamagara ubuyobozi. Ngenda nsigambwiye umugore ngiye mu kazi, navuga ati nyaboneka, Imana icyo yashakaga kutwerekana iki ngiki twize twabibonye, ko ijambo ryose riturutse mu kanwa k'umuntu ryitwa ko ari ryiza. Ntidukwiriye kuryitaho, ahubwo dukwiriye kwita mu mutima riturutsemo. Bihuriye no kuba uwo muntu yari mwarimu? Bivuze ngo kuba ari mwarimu, nese ubusimba bivuze kuko byabayeho.
iyo bitabaho se ubu mba nicaye hano. wigiyemo iki? Icyo nigiyemo cya mbere ni ukumenya ngo ijambo ryiza riturutse ku rurimi rw'uburyarya tukwiriye gusenga Imana tukarimenya. Ijambo ribi naryo dukwiriye gusenga Imana tukarimenya. Ntitwite ko umuntu avuze ijambo ryiza gusa ngo duhite duhamya twumve ko nawe ari mwiza. Hari ijambo ryiza ari ryiza ariko riturutse mu mutima w'uburyarya. Yego. Dusubire ukimara kurangiza iyerekwa, wagarutse ukurute bigenda bite none? Ngarutse rero mvuye mu iyerekwa nibwo naje nabo bampereza amakuru y'uko byagenze. Barambwira ati wari umeze gutya, wari umeze gutya, wari umeze gutya, ariko nari nahawe gasopo kutagira ikintu na kimwe mbabwira. Kuri kuvuga ngo wari umeze gutya, bakubwira ngo wari umeze gute? Ururimi rwari rwarasohotse. Yego. Namaze amezi 3 bansengera kugira ngo rwa rurimi rusubireyo. Muri make ururimi rwaramanutse mu amezi 3 ruri hanze. Masenge rwose wafatikanije n'abandi ubu bamaze kuba abakecuru, aracyahari. Byanashobotse hakaba umuntu wagerayo yabimubwira. Na data ubwe uretse ko we yabyitaga gutyo, akumva ko nyine ngo Masenge ari we ngo umugabo we wakoze ibyo kuko nawe yari yarapfuye, ariko nawe ubwe arabizi. Ikindi cya mwarimu rero, buriya na data abagore yashatse, data nawe si umwanzi wanjye, ntabwo ari uko yandeze nabi, nawe ni mwarimu wanjye. Kuko iyo adashaka abo bagore, ubu hari ibintu byinshi nzi ntaragira igihe cyo kuvuga, byinshi cyane ntari buze kugeraho iyo ntaza guhura nawe. Ukimara kuva mu iyerekwa amezi 3 ashize, ururimi ruri kugera hafi ku mucondo, rwaje kugaruka rute? Waje kugaruka mu buzima gute? Buzima ni ukuvuga ngo ururimi rukimara gusubirayo nibwo nagarutse, ariko ngaruka ntaragira ubuzima buzima. Nakanuye ndi ku rutugu rwa Masenge, bankuye muri Burakeye, cyangwa se iyo twita niba turi. Ubwo bahoraga bansengera ariko babonye bimaze koroha batangira kujya banyura mu rugo, bakajya bansubizaho mu gitondo. Nibwo nakanuye ndi ku rutugu. Ntabwo nakanuriye ku kirago cyangwa se ku mukeka, uyu munsi bakoresha imikeka. Nakanuye ndi ku rutugu, ndaranganya amaso ahantu nari ngeze n'ahantu nari ngeze uyu munsi ndi kuhareba nkahabona, nubwo ari mu ntara ariko ndahibuka. Ndangije mbaza Masenge ndavuga ati ahantu nari ndurahazi? Bagira ngo hari ni bya bindi by'umuzuka nyine. Aho wari uri se, ni Imana igukijije. Tangira kugenda bambwira, nanjye ndavuga ati Yesu Yesu Yesu. Nayo magambo nagumaga nivugira ya Yesu kuko hari icyo yari yanyeretse. Ukimara kuvuga ngo nicyo yari yakoretswe, uri kuvuga Yesu Yesu Yesu, ubuzima bwakurikiyeho bwabaye ubuzima bumeze bute? Ubuzima bwakurikiyeho rero ni ubundi buzima, nk'uko yari yambwiye ko ari ishuri ngiye kwiga. Haje gucamwo nk'amezi atarenze 6 7 gutyo, ubwo data na mama baba baratandukanye. Noneho ubwo nari ndi gusatira mu myaka 8 9 gutyo. Noneho ubwo hari utuntu twinshi ntarutse kugira ngo ishuri wumve ko nari ndigezemo. Mama utwo tuntu tarutse no tuhe? Utwo tuntu rero ndibuka ko mama yakoze, yegeze afatwa na data aramukubita avuye ku mugore, we mutoya, ariko aba yari yamureze, yagiye kumurega kwa responsable. Data rero yari afite impararo yo gufata, yaba yejeje utunyanya, amafaranga yakajya kuyasangira mbega n'abayobozi. Ntiriwe mvuga ngo abameze gutya n'abameze gutya n'abameze gutya. Noneho mama yagerayo agasanga byararangiye, nawe bakamutumaho akagenda azi ko agiye kuburana. Data akagenda yaguze igitenge gishyashya, yakigezayo ati rwose konseye rwose responsable, ngewe rwose umugore se namwanga nkamugurira igiti, ni umusazi, ahubwo niyakire igitenge yambare dutaye, timadasi inkwanga. Akigera mu nzira akamubwira ati reka nkubwire, tuwe nzashirwa ari uko nkwishe.
urumva. Noneho icyo gihe rero byari byabaye, aza kumwaka cya gitenge. Ubwo mama yari akigera mu rugo, umugabo yinyurira ku mugore wiwe muto, arangije ahita yambuka aza kumureba, amwaka cya gitenge, asiga namukubise n'ubundi, kandi bari bavuye hehe? Mu manza. N'utwo tuntu utwo ngutwo twari twinshi, ntabwo byarengaga iminsi 3 bitabaye. Saa 11 za mu gitondo ukajya kumva bararwanye, turi mu abana bararyamye, kumva bararwanye, tukirukanka twambaye ubusa, tukirukanka se twifubitse imyenda twiyorosa. Hari igihe byabayeho rwose icyo gihe, mama barwanye asohoka yirukanka, nanjye nsohoka niruka, mushiki wanjye atinya gusubirayo. Mama arambwira ati ubwo uri umuhungu ntacyo agutwara, tisubirayo. Ni ukuri rero nta nubwo natinyaga, ndagenda mbazanira imyenda, ariko arambwira ngo zabimbwa sha, ukavuna umuheto uzabimbwa. Ariko ndashima Imana ko ntari imbwa. Ntabwo yarazibanga nicaranye. Inyuma rero y'utwo tuntu dukomereze hahandi, y'utwo tuntu wari yego, utwo tuntu rero tuturenzeho, mama yaje gutandukana na data. Wagira ngo yaramaze kugira iyerekwa nawe ko igihe cyo gutaha kizagera, agataha nta kintu adusigiye. Mama ni umubyeyi nakundaga cyane, witwa Nyirantegeyimana Verena, ku buryo Imana nimfasha nzagerageza, nzaca hirya no hino nshaka ifoto ye, nubwo bigoye ariko Imana izamfasha. Ndetse ikimenyimenyi akimara gupfa, kandi ntabwo yapfuye 2011, nabwiye mushiki wanjye navuga ati ifoto ye mugerageza muyibike, bankorera amakosa barayita. Ntibari bazi impamvu mbivuze, uyu impamvu mbigaruyemo no kugira ngo abyibuke, amenye ko icyo gihe nari mfite umwuka w'Imana. Ndamubwira ngo aya mafoto igihe kizagera akenerwe, kuko hari aho nzayakoresha, kuko nari mbizi. Noneho mama rero amaze gutandukana nawe, ajya ahantu hitwa ku Kibangira. Ku Kibangira hari ahagana hegereza. Ku Kibangira no kuvuga ngo ubundi tushyika mu Bugarama tuvuye ku Gikongoro, twashyikiye ahantu hitwa Igikundamvura. Ni mu murenge wa Gikundamvura. Noneho mama abona biranze, yimukira ahantu hitwa ku Kibangira, ahantu hari inkambi zaturutse ku Bweyeye, ariko ubu wabaye umudugudu. Ni naho itorero ryacu riri. Noneho rero Imana yo gaheka yo kabyara, hari hakiri impunzi z'inkambi, hari bitaga ngo ni pamu. Mama akajya guca y'inshuro, abakorera, agashakisha uturima two guhinga tugabure, cyangwa se nyiragabura. Firiya niyo mvugo dukoresha, ngo nyiragabura abona uburyo agura agasambu karimo akazu, kagura 15,000 by'amanyarwanda. Icyo gihe se hari ryari? Aho byari bimaze kugera muri 2002. 2002. Yego. Wowe wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nari ngeze mu myaka 10. 10? Yego. Noneho icyo gihe rero bigenze gutyo, mama amaze kugura ako kantu, hashize amezi nsubiye inyuma gake, yaguze ako kantu, mama ashaka ko ngenda, data arabyanga. Arangije arambwira ngo bariya ni ibirumbo bari basize batabiye ibijumba byabo, bahinze ibishyimbo. Arambwira ngo nibazajya baza kubikura, ujye ufata inkoni bakubiti, ahubwo wowe ngiye kukugurira inkweto, ngiye kukugurira ipantaro. Mbega antega umutego. Nanjye mushiki wanjye yaza koko nkafata inkoni nkakubita. Nari ngishukika, nibwo bwa mbere bari bambwiye inkweto. Ubundi yari asanzwe ngurira imyenda, ikabutura, niba twashoboye utunyanya, twashoraga inyanya ku Muganza, akangurira agakabutura. Umupira we waramaze gucika hano kunda, cye warasadutse mu mugongo, agahita ngurira agakabutura konyine, agapira kakihorera. Nako kamara gucika akagura na ka gapira. Noneho rero anteze uwo mutego wo kuvuga ngo ujye ubakubita, nzajya nkugurira inkweto. Nanjye narabikoze. Mama nibuka ko yaje kunyakira mu by'ukuri, ariko inyuma gakeya ibishyimbo byareze, twahinze ibishyimbo, data yari yambwiye ngo tuzabigabana. Bya bishyimbo arangije arambwira ngo we nturi umugore wanjye. Yatumye nkubita mushiki wanjye, yatumye mama yicwa n'inzara, yarahinze ibijumba bye,
anyangisha mama, anyereka ko nta kibazo tuzibanira abandi ari ibirumbo. Ariko Imana yo gaheka yo kabyara, mbona ko ari rya shuri ndimwo, ariko nyine no kuba n'ubwana bwari burimwo, ntabwo ibintu byose byari kugenda neza. Hari aho nshobora kwishinja ko nakosheje, ariko mama nawe arabizi, nyine yabonaga ko ari ubwana, ariko ntibwari ubwana ahubwo ryari ishuri. Ibyo rero birangiye, naje kugenda, data ndamusiga, mbana na mama amezi nk'atandatu. Arangije y'amezi atandatu, mama arambwira ati wowe ubwo uri mukuru usubirayo, isoko yongera abarere byibuze nk'amezi nk'abiri, nawe yumve uburyo guhahira abana batagira aho batagira iki, byose byaramvunye, nawe yumve. Imana rero yo gaheka yo kabyara, nanjye ndamwumvira ndagenda. Mama aravuga ati ni uharara kabiri ntakwirukane, buracyanohereza abandi barumuna bawe. Naragiye ndaharara. Ubwa kabiri bwakeye baje. Bageze aho rero, data yifatiye ikintu cyitwa igiseke, itekero, atereka mbaherekeze mutahe, aratwuhura. Naye ndamubwira ati ntaho njya. Nari ngeze mu wa kabiri, ntaho njya. Ese uri kunyohereza hano ari kwa data? Wa kabiri primaire. Urimo uranyohereza he? Arambwira ati nindamuka mbajyanye singaruke ngusangaho. Donc ntiyashakaga ko tubana, ntiyadushakaga. Ibyo rero birangije, ariko ubwo si ukutadushaka ni rya shuri, sibyo? Twari turimo tugenda dusohoza umugambi w'Imana. Ibyo rero aragenda arabaherekeza, aza yinywereye inzoga, ari umudivantiste, ari umuririmbyi. Ageze aho ngaho nka saa 12:30 aza yisindishije, yafashe inkoni. Muka data yarankundaga, cyari twe dufite igisekuru kinini rwose kireshya n'ayo maguru ya kamera. Urumva ko bwari bumaze kwira, zari inzu za nyakatsi nibita inyuma y'isekuru. Yiruka nkajya mu cyumba, yumva arambwiye ngo sohoka. Yasohotse amukubita urushyi, abakubise hanze, arirukanka cyane, ankubita umujugujugu ndawusimbuka. Ngeze hepfo ndarira, ndamubwira ati data rero kigaragara cyo nuko utanshaka, nanjye ngiye kwiyahura. Uzi ijambo yansubize? Yarambwiye ngo genda wiyahure, wite muri ruhwa, nabyaye benshi. Naje kuhava, mpita njya kwa data wacu. Mpageze ntabwo yanandetse naho. Bivuze ngo uwanze umuntu amwangana n'utwe twose. Ikibu udashaka aho cyaba kibese hariho hose urakihakura. Nageze kwa data wacu mparara rimwe, niyumvamwe umwuka wo kujya kumurega ku murenge bagikunda mvura. Ngezeyo rero, wa muvandimwe we, sinamenya aho mbaza naho ndeka. Naje gusubirayo nta n'ikibazo cyanjye gikemuwe, cyangwa bambwira ngo abakira ibibazo ntibahari, dore ko icyo gihe uburenganzira bw'umwana bwari butaragira gute, iri tegeko ryari navuga ngo ryari ritarakora neza. Niba ari ababimubwiye, yazanye ubuhiri, hari ubuhiri baherezaga za Record Defense na ba Nyumba Kumi bitwazaga, bazitaga ngo ni mukongoti. Iyo yaje kuyimpigisha kwa data wacu saa 2 z'ijoro. Nari mfite gashiki kanjye, nirukanye munsi y'igitanda kuko nenzi ububi bwa data, karavuga ngo agiyemo hano. Nako ariko kabaye mwarimu nta kibazo. Data asangamo, data wacu ativamo ntacyo gutwara, taranyica. None akajya nkubitiramwo gutya, kubita nkumva ari gukubita mu mutwe, nkakinga akaboko nkumva karavunitse. Yankubitiyemo inkoni, mvamwo. Maze kuvamwo, induru nyiha umunwa, nyine numva napfuye narangiye. Abantu bose barahura baramubwira ati Kanani. Data yitwa Kanani Stanislas. Uyu mwana ni umwicura murya. Yaraye antwara kwa data kwa mama ku kibangira. Kugeza saa 6 z'ijoro nibwo twahageze. Ariko tugeze ahantu hitwa mu Kabuga ka kabiri, niho nashatse kumwihisha. Abanyerondo bari bamuhagaritse, nshaka kumwihisha. Nawe yari afite tekinike rero, atakimbona aravuga ati sha kugira ngo nyiranyereke ko ari kumbona. Ndangije ndahagarara, nari ngiye kumwihisha. Ndabasaba ibwiwe niki. Angezeho ndavuga ati reka nkubwire, dore ibintu uri kunkorera. Urumva ko nindi mu myaka 10. Nturebe ibintu uri kunkorera. Nindamuka nkuze, ni nuko namubwiye. Ubwo nibutse icyo Imana yavuganye nanjye. Ahita
ngo nukuri uzangira ute sha uzangira ute avuga ati ntacyo nzagutwara nzihahira ibyanjye nahise mbyoroshya. Ariko nukuri ndashimira Imana ko ahigejeje ari heza ikora. komeza. Yego. Ibyo rero ni ibitangaza Imana yagiye ikora kugira ngo tubeho. Ubu twamaze gutangira kugira ngo abandi nabo tubambutse. Hari abantu babayeho nkatwe. Twatanye tuvuga ngo ese ushobora kuba uri mu mahanga ku migabane itandukanye. Ndagira ngo niwumva Theogene ndetse ukanamubona ubanze wumva icyo gihe bikwibutsa ibyawe, kuko ndabizi kuri bubyumve nawe hari byinshi Imana yagukoreye bikwibutse, kuko uwirengagiza amateka yica amategeko. Uyu munsi impamvu hari aho nageze ndavuga ngo wenda muzanabibona ahantu nari nagiye kuririmba mvuga ngo ururimi mfite ni urwa kabiri. Impamvu ari urwa kabiri nahawe ururimi rugomba kuvuga neza ibya Yesu. Impamvu ndi intumwa itatumwe n'abantu nuko nabwiwe ngo nindamuka nibeshye nkamera nk'abandi bahanuzi cyangwa abandi babwiriza butumwa izanyica, izanta ku musozi, ntabwo nzigera nshyingurwa ngo nshyirwe mu gituro. Niko yambwiye, mbivuga imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu bayo. Nindamuka nibeshye bivuze ngo umuntu wese waza akambwira ngo iki ntukivuge, aho kugira ngo sinkivuge ahubwo nzagukwepa ngende mvugira aho bishoboka ko ngomba kuvuga. Kuko Yesu arashaka gukiza abantu, ntabwo ashaka kubaroha. Ni ijambo ry'Imana ariko tutarasesengura neza ijambo ry'Imana. Wari ugeze aho umubyeyi, ahantu wari ugeze ahantu umubyeyi mama uburyo ki ndumva naringeze ahantu uburyo ki mama yaranyakiriye. Yanyakiriye data nyirutseho igihe data yari amaze kumbwira ngo nimfe nta kibazo, ngo niyahure nta kibazo, yabyaye benshi. Mama rero yaje kunyakira, arangije kunyakira aramubwira ngo hari nijoro aramuvuma, aravuga ngo uzapfa gutyo ugenda, ninjye mugore wawe watindanye nawe, ninjye ugufitiye abana 5, ntuzagera ushinga ikirenge. Ni nako byamugendekeye. Mama yaje gupfa. Mama yaje gupfa, apfa naragiye kwiga n'ubundi Burundi. Nari ndi ku ishuri, wenda iryo shuri nzarisobanura mu bundi buhamya bukurikira. Ariko mama yaje gupfa, afatwa n'uburwayi ndi Burundi. Imana irabimbwira, irambwira ngo nintahe agiye gupfa. Izana ishusho y'umuturanyi bari yinyereka, ariko iranyongorera, mbona urupfu kuva ku muturanyi ruza iwacu. Ndangije ndataha. Mpageze mu iryo joro ndaryama, mu gitondo saa 11 numva arampamagaye arambwira ati Theogene tujye kunshakira umuntu uza kungurira ibishyimbo bya majoni. Abantu batuye pfiriye barabizi, ni ibishyimbo byiza cyane biribwa n'abakiri. Noneho dukuremo amafaranga duhereza abandi bakozi badusarurira. Noneho ndamubaza none se mwarabihinze? Nahubwo yamaze gufatwa. Arambwira ngo we genda gusa ibyo ntibikureba. Aragenda se n'inzo yaragiye. Numva ageze ku muturanyi, nyakatsi zari ziri gucika, bari barasakaye igikoni bagikuraho nyakatsi bashyiraho amabati. Arabaza ngo ese ngo papa Mande afite umwana yitwa Mandero wo muturanyi, ngo abafashe inzu mwari mwashyize amabati muyakuraho musubizo nyakatsi. Ibaza impamvu abivuze kandi yitwa kari muzima. Aragenda, nanjye mbyutse njya gushaka uwo muntu, maze kumubona ngarutse, umubyeyi umugore wa mugabo nibwo yaje aza yiruka mbonye, arambwira ngo Theogene mama wawe yasaze, none nawe urimo urigendera gutyo. Ati yasaze gute se? Yasaze. Mama wacu rero yapimaga ikigage, we yari methodiste. Rangije ajyayo ngamuhereza ikigage rwose mu isorori nini yajyamo nk'amacupa 3, akubita ku munwa seki ahita arangiza, kandi atari ko yari asanzwe. Mama wanyu niwe mama wawe cyangwa? Ni mama wacu n'uvukana na mama. Yego. Yego.
akubita ku munwa seke amacupa 3 nta n'umunota nta n'isi yewe navuga ngo nta segonda kuko ntiyarenze nk'amasegonda 30 aba ararangije. Ageze mu rugo duteka ibirayi tubona ko nyiri ibintu byakomeye byamaze kumenyekana mu bantu bose ko mama yasaze. Tetse ibirayi twaye dufata kirakire cyiza cya ruhengeri ugakatamwo kabiri yashyira ku kiko gutya agahita cyose agahita mira. Arangije aranga ariko agendana akantu k'ubwenge aravuga ngo ndi gushaka kureba umwanzi n'umukunzi ndi muzima bana banjye. Ariko yabonaga ko byarangiye ahubwo yanga ko adutera ubwoba. Yari mama wawe cyangwa mama ahubwo uwo mama wacu nari muvuze ko yagiyeyo agiye mbega amutemberereye amuha ikigage kuko mama wacu we yapimaga ikigage cyese yacuruzaga ikigage akinywa mw'ubwo buryo babona ni ibintu bidasanzwe. Mama wari w'ikinywa yego. Noneho rero byaje kugenda bizamuka ajya mu cyumba cy'amasengesho ahageze barananirwa abarusha imbaraga bamujyana ku bitaro bya Siramike nahageza kubita abaganga serumu aravunagura. Nta makuru mvuga na makuru azwi ni abantu bose barabizi. Bamaze kubona byanze bamuzana kwa marume ahantu bitwa muri site bamushyirayo ngaba hari bamuvuza ari hari. Noneho nza kuhajya amugemuriye bari baramukingiranye mu cyumba barafashe yari yambaye ikintu cy'ikigutiya n'ingutiya mbere bambaraga ingutiya arakizirika bamuzirikira umweko hejuru ari amabera anagana gusa yakumva urugi rwabaga rukinze kugira ngo adaturumbuka akiruka akajya hasi akajya ahuha umwuka wari wararangiye mu rwego rw'uko yakavuze akajya ahuha ngo agahinda karanyica ndababara. Wari ufite imyaka ingahe aho ngaho? Nari maze gukura nari ngeze mu myaka 19 nengeze mu myaka 19 urumva ko nenje nturutse Burundi ku ishuri n'ubundi aho narindi wenda nimvuga ishuri hari ababyumva bati amashuri yizi Burundi na yahe ariko ni amashuri yanjye Imana yari yarambwiye. Noneho naje kubona rero mama maze gupfa gatoya bigize bambwira hari agaparisera nemaze kugura ndahi Burundi. Mama wacu na mushiki wanjye barambwira ati reka tukagurishe tumushakira umuganga. Aba baganga bavuga ngo naba Kinyarwanda cyangwa se bo twita abapfumu kuko mama n'ubundi nawe yagumye kuba umudivantiste nge nkibera umwadeperi. Noneho kubera ko Imana yari yambwiye ko agomba gupfa ndanga ako kantu kanje niko kari kegeranye n'umumama w'umukire w'ikamembe ubutaka bwe nyine yari yaraguze bati we yahita akagura we yakira akazakugurira ahandi nuko nyine cyangwa akaguhingurane kuho yaguze. Aho yaguze rero hari kure haturanye n'abantu batashobora guhita babona amafaranga. Ndabyanga ko hagurishwa. Mbyanze mama wacu ararakara ngabana b'iki gihe mushiki wanjye ati mbona ni ikibazo. Ndangije ndemera ndavuga ati none ubundi nimuhagurisha ntakire biragenda gute ariko kubera icyo atazakira barahagurisha. Nijoro ryo kumuhamwa umuti mu gitondo ndi bugemure nubwo numvise umuturanyi ahamagara undi mugabo w'umuturanyi avuga ati wa mubyeyi nyina wa Theogene yitabye Imana. Mama urugendo rwe abarurangije gutyo abadusize mu mashuri nkayo ngayo ariko data hashize icyumweru kimwe ntabwo yigeze aza no kumushyingura uretse ko aje kutubwira ngo yari Burundi ngo bari baramufunze ngo ibiki n'ibiki turabyumva ariko icyatwerekaga ko ari ishuri turi kwiyigira. Hashize amezi atarenza ngaha aratuvuga ngo reka turere aturerere mu bya mama kandi ntiyari yigeze agira uwo mutima wo kuvuga ngo aturere. Ntiyirengagiza ko nagiye ngo nige ntahiwe arabyanga ngo nimve. Yirengagiza inkoni mama yamukubise ibyo byose arabyirengagiza ahubwo aravuga ngo reka nzi. Mu by'ukuri rero ni byinshi ariko reka ducugikire aho ngaho ku buhamya bujyanye n'urugendo gushaka kwa mama gushaka kwanjye ndetse no kuvuka kwanjye.
nyuma yaho gato twinjira wenda muri iryo jambo waduteguriye kuza kuba uduha, papa waracyariho ntawe ukiriho? papa aracyariho, amurasuhuzanya se? turasuhuzanya kuko ni mwarimu, nanateganya ko ahubwo nibinkundira nimbona ku gafaranga, kuko Imana yarabinsabye cyane, atagomba gupfa tutabashe, ahubwo ni njye muhuza w'umuryango. Abandi bavukanye banyura bavuga ati ntacyo yatumariye, ntiyakwibeshya. Ariko njye Imana ijya ibinsaba kenshi, kandi nanjye iyo habaye akabazo hagati ye n'abandi bana, wenda aryambwira ati bene wanyu banga kumvugisha, njye nta kibazo, azi ko namenye Imana nta kibazo, ahubwo ambwira ati Theogene, izo ndirimbo zawe ntabwo zirabyara amafaranga ngo umpe nanjye. Nta kibazo, nta kibazo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarire. Kandi njye nari ndi ku ishuri nta kibazo pe, ya mbere mwarimu mwiza ahubwo cyane rwose. Icyo nzira ni ubukene. Njye naramubabariye, dore impamvu mvuga ko ari ukumubabarira. Ibi ndi kubwiriza cyangwa ndi kuvuga, icyo bigamije ni ukugira ngo bigire abantu bikura mu byaha. Ndamutse ntarababariye, ni abandi muri za nyigisho z'abafarisayo, zimwe Yesu yabwiraga abafarisayo bigisha amategeko ya Mose, ariko bo ntibagire gute, ntibayakurikize. Bivuze ngo iyo mba ntamuvugisha, iyo aba ntamukunda cyangwa se ngo nibuke ko ari mwarimu, ntabwo mba muvugisha, ndamuvugisha akamvugisha. Ahubwo icyo nzira ni uko hari utuntu ntarabona, ngo ngende mpamagare umuryango we abyara ndetse n'abo bandi bo ku ruhande, twe tubanze tubikemure, niturangiza dushyire n'aba bandi mubwira ati ariko hari abandi bana wabyaye njye ntamenya, ubu nuramuka upfuye abana bakagira ibibazo, ninde uzamenya bene wacu. Tutarajya aho ngaho rero, icyiciro cya kabiri cyo giteye gite noneho, kugira ngo dusobongeze abadukurikiye, ikindi cyiciro cya kabiri cy'ubuhamya bwawe butangirira he aho ngaho? Icyiciro cya kabiri kuri ubu ndi gutanga, icyiciro cya kabiri rero kiratangirira ku ishaka ryanjye. Icyiciro cya kabiri, iyo myaka hanyuzemo imyaka nk'ine, ko nazanye umugore mfite imyaka 22. Data mutumiye, kwanza nabanje mpamagara famiye, nk'umwana wari wagiye guhaha agasambu kakamucikamo ibyo bibazo, narinze ko ariko nzubakamwo, nkashakisha bikanga, ndangije mpamagara famiye, ndeba uburyo mbega uko bahuza umuryango, urabizi, banyemerera inkunga, bagira gute, ibyo birangije ndategereza ndaheba, babikoze ntibarenze 2. Ya yandi yanjye nari kuba nagahereyeho arahiye, nanategereje n'igihe bampaye nacyo barantwitse. Noneho ibyo ndataruka, reka ntaruke, ndagenda ngeze igihe cyo kujya gusaba umuvuga jambo mu itorero, naho baranyemerera. Igihe kigeze barambwira ati jya gushaka undi, aho ugiye nta kibazo, aho nta kibazo kuko ni mwarimu, ndimo ndiga nta kibazo. Ati genda ushake umuvuga jambo aho ugiye nta kibazo, dore ko hari Nyamasheke, madame wanjye avuka i Nyamasheke, ngende umunyarusizi. Bigaragara nkaho ko ntari kubona tike nyine, nuko gutyo. Ibyo bivaho. Noneho ikindi, ngeze ku gihe cyo kujya gusezerana, ngeze ku murenge, greve ibaho, dushaka kurangiza amasezerano tudasezeranye. Kubera iki? Hari utufaranga naburaga nagombaga gutanga. Noneho umuntu wakabaye unshyigikira, twari tuziranye, uziranye na data bukwe, ateza greve kuri data bukwe, gusinya nabyo byari bigiye kuba ikibazo, ku buryo umwana madame yarababaye, nanjye aho ndi ariko nkajya mvuga ati ntacyo, nyine ndi kwiga tu. Se byawe ni ishuri gusa? Iryo ni ishuri. Ntacyo, reka dusubikiraho, tuzakora igice cya kabiri cy'ubuhamya